dogiteri twari tumuzihe i Kigali muri CH ariko ubu tuvugana Centre de Santé ya Nyabitimbo hari dogiteri nimba besha titerera ari yambeshyuze dogiteri musi toto mumbonana nagombye kuba maze gufata akabantu nk'abandi kunama ariko ndi umusore ndabasha kwambara ikote ndabasha guhagarara mu ruhame nkavuga mwana ntuma nkajya n'ahandi nkavuga kubera nyakubahwa perezida wa repubulika turamushimiye rero tuzamutora 100% niwo muhigo wacu wabweye amashanyarazi ahantu rusange no mungo jewe mvuka narinzi ko ibintu abantu bakoresha bacana ni igishakara agatado ariko ubu buri munyarwanda wese akora kugikuta kubera ki kubera nde aho nabyukiye ko ari ahantu nararaga ibintu by'ibisimba nabonaga bisanga mu buri kubera nyakatsi nari ndimo ariko ababyeyi banjye baza basana kweza mu rugo kwa twavuye muri nyakatsi icyo ni icyakora nagiye kugerageza kubona ubu ngubu gusa nenze kuba abana banjye babwiye kubamamaza ariko ntaye igihe ubwo ni kushinga zanjye zuko nayibonye napfakaye ndi umwana mutoya ariko abo mfite nuvuga ngo arabifashije kuba narabyaye akajya nk'igikoma akabifasha umwana akajya ku ishuri umusaza Paul Kagame Kuri mu murenge wa Bweyeye umwe muri 18 igize akarere ka Rusizi aha muri Bweyeye ni kamwe mu duce cyangwa se n'umwe mu mirenge yari y'icyaro kuko mbere kugira ngo ujye muri Bweyeye wajyagusabaga guca mu gihugu cy'u Burundi ukamanukira mu murenge wa Bugarama ukambukira ku mupaka wa Ruhwa ukajya mu Rugombo ugatambika bikagusaba kugaruka hano muri Bweyeye. Urwo rwari urugendo rurerure cyane rwavunaga abaturage uretse no kuba abaturage bonyine kugira ngo n'inzego z'ubuyobozi zibashe kwegera abaturage muri kano gace ka Bweyeye byabaga bigoye. Ikindi nta muhanda washoboraga kugera ahangaha kuko uburyo bwo kuhagera bwasaga naho bugoye ndetse rukaba urugendo rwateraga benshi ubwoba. Duhagaze mu muhanda mushyashya wuzuye mu murenge wa Bweyeye guhera mu ishyamba rya Nyungwe ahazwi nka Pindura kugera ahangaha muri Bweyeye harimo ibimetero bitari bike kuko abenshi basanzwe babizi kuva i Rusizi ugera Hipindura usa n'ujya i Kigali cyangwa se umuhanda ukomeza ujya i Kigali noneho iyo ugeze Hipindura ugahita umanukira ahangaha muri Bweyeye urugendo rusigaye rworoshye bitewe n'uyu muhanda. Murabyuka mu mwaka wa 2017 nibwo nyakubahwa perezida wa Repubulika yahaye abaturage bo mu murenge wa Bweyeye amashanyarazi bwa mbere mu karere ka Rusizi mu murenge wa Bweyeye bacanye amashanyarazi mu mwaka wa 2017. Ibi ni bimwe mu byo bashimira umukuru w'igihugu yabagejejeho uretse ibi gusa ariko banashima kuba ahangaha muri Bweyeye hakunze kuvuga umutekano muke cyane bakundaga guhungabanywa n'abaturutse mu gihugu cy'ituranye cy'u Burundi kuri ubu baratekanye barasinziriye kandi ibi byose bavuga ko nta wundi bikesha uretse nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame wabashije kubahereza umutekano bakaba baryamye barasinziriye. Abantu murabibona mushatse mwanareba amafoto ya 2017 kugeza uyu munsi wa 2024 umurenge wa Bweyeye cy'by'umwihariko isantere y'ubucuruzi ya Bweyeye uyu munsi wa none n'urwererane biragaragara kandi amashanyarazi abona amapoto aca hejuru y'amazu kandi abaturage bose bafite amashanyarazi. Ikindi ubona ko mu by'ukuri iyi santere yarakeye ku buryo buri wese ahagera akabona ko hari impinduka koko yahabaye. Abaturage muri Bweyeye benshi murabizi abaturuka mu tugari twa Nyamuzi kuzamuka kugera n'ahandi habaga hari ikibazo cyane ku kijyanye n'isuku muri kano gace habaga ikibazo kijyanye n'isuku kuri ubu kijyanye n'isuku urabona ko cyamaze kwitabwaho muri uyu murenge wa Bweyeye abaturage baho barashima. Reka mbabwire ikindi aha muri Bweyeye habaga ikibazo cyane cyuko ubutaka bwaho buteraga kugeza ubu abaturage babweye bari kujya beza ibirayi muri Bweyeye bari kubyeza ubu nabo ntabwo bagikenera gutuma ibirayi bya Gisenyi cyangwa se imusanze kuri ubu nabo beza ibirayi bafite ibishyimbo babasha guhinga ibishyimbo babasha guhinga n'ibindi bitandukanye kugira ngo babashe kwibeshaho. Byumvikana rero ko ubuhinzi bwatejwe imbere cyane bijyanye kuba barabayishwagara umurenge wa Bweyeye ukavanwa mu busharire ubutaka bwabo ukavanwa mu busharire kuri uyu munsi barahinga. Amashanyarazi umuhanda ubuhinzi bwatejwe imbere uretse n'icyo kandi n'ubuyobozi bwegerejwe abaturage ntabwo bigisaba kujya guca Burundi kugira ngo ugere Bweyeye kuri ubu noneho urabona twahagurutse mu gitondo ikamembe turi Bweyeye kuri aya masaha byumvikana kandi twabanje no guca mu wundi murenge wa Butare byumvikana ko kugera Bweyeye bisigaye ari akanyuzo. Ana tatu nitwabirangiza ariko nindajya mvuga kimwe urajya wibuka ikindi. Poste de santé yacu hano mwari muzi ko hari inzu y'ababyeyi
ubu umubyeyi yafatiwe Paul hano Kagame kandi arashoboye ntituzamutererana mu guteza u Rwanda rwacu imbere. Niwe nta wundi. abaje twamaze guterana muzi ko dufite ambulance ifasha ababyeyi kugera mu Rwanda hose ngiri Paul Kagame arasobanutse kandi arashoboye ntituzamutererana mu guteza u Rwanda rwacu imbere. amashanyarazi niwe nta wundi. dogiteri twari tumuzihe i Kigali muri CHK ariko ubu tuvugana centre de santé ya Nyabitimbo hari dogiteri nimba besha tizerera ari yambeshyuza Dogiteri amazi meza narinzi ko amazi tugomba kunywa ari ruhu mwoya gatereri murahazi ubu hari uruganda ruvamwo amazi y'urubogobogo kubera nde kubera nyanya isoko singirira yara kubera abantu benshi simpabona kubera ubuyobozi bwiza narinzi ko isoko ryubatse riri Kamembe ariko dufite isoko ryiza kubera nde kubera nde kugira ngo dutege abantu bo muri Butare twategeraga Simerwa cyangwa ikamembe ariko ubu tuvugana hano kuri rino soko kubera umutekano mwiza hari imodoka ebyiri hari imodoka itwara abagenzi hari n'imodoka itwara ibintu Utananyanya ntabwo nabirangiza ariko ndatekereza ko nkivuga icyambere wagiye wibuka n'ibindi ariko hari icyo ntasoza navuze give direct bagiye babitubwira manifesto ni uruhurirane rw'ibikorwa byinshi byiza by'iterambere nitureba ku gipfunsi ku itariki 15 hari abantu baje ari ubwa mbere Muzamutora mbabwire no kimwe cyo muri manifesto umuhanda w'umukara hari benshi bari hano batawuzi ariko reka mbakumbuze Gikunda mvura Bweyeye Bugarama na Butare indoto zihari nuko hejuru ya 15 hazaba hari umuhanda w'umukara munyemerere rero baturage beza banyamuryango bo mu murenge wa Butare kugira ngo ibyo byose bigerweho ntabwo nyakubahwa Paul Kagame yabyigezaho ari umwe hari abadepite aho bita intumwa za rubanda munyemerere mbararike baze batubwira kari ku mutima Yesu nashimwe nukuvuga ngo impamvu tuvuga Yesu ashimwe nuko dufite Paul Kagame banyemerere baze mu mwanya tubateze amatwi nabizi twese dufite amarangamutima yo kugira ngo tubumve impanuro n'inyigisho zabo kandi kuri 15 inkoko niyo ngoma
umutekano nta kibazo dufite. Ibyo bikaba ari byo bidutera gukora ibyo tugomba gukora. Banyakubaha munyemerere mbabwira ikindi kintu cyadutangaje hano. Mu Bweyeye habaga ikigo kimwe cy'ishuri cyabaga ahantu bita Irasa. Nimutekereze umwana wahanga kugira ngo nibura ajye kwiga Irasa. Ariko igitangaje ntibavagamo, barigaga. Ari nacyo cyatumye abantu mubona nta utazi gusoma no kwandika. Icyo rero cyarakemutse, none uburezi bwegerejwe abaturage. Muri uyu murenge wa Bweyeye wonyine urimo ibigo 9. Harimo ibigo 4 bya primaire, hakabamo ibigo 4 bya segonderi, n'ibindi bigo 2 by'imyuga nabyo birahari. Ibyo ni ibintu bidushimisha. Abana bacu nabo bamaze kwiga baraminuza, hari abize bagera muri za kaminuza ndetse baraminuza. Nta kibazo dufite, iyo tugize ibyo dukeneye tubaza abana bacu. Hari ikindi navuga mu bijyanye n'uburezi. Abana hano naho gahunda ya leta yabagezeho, abana bararya babona ifunguro ku ishuri. Mu nyemerere dushimire nyakubahwa Perezida wa Repubulika kuzirikana n'abana. Nta nubwo yibagiwe abarimu babo, yabongereye akantu. Ubu rwose umwarimu arishimye nawe ajya ku isoko, ntago umuceri umusuzugura, ntago amavuta amusuzugura, ubundi byarangira tugacapa akazi. Ibyo rero ni ibyishimo dukesha nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Ikindi gikomeye ku bijyanye n'ubuzima, Bweyeye dufite centre de santé. Ubu kugeza ubu ngubu bayizamuriye ubushobozi. Nimureba hirya ha murayibona, bari kutwubakira maternité izakoresha umudokiteri, ku buryo nta mubyeyi wacu uzongera kuva hajya hehe igihumbi. Ibyo turabyiteguye, twarabisezeranye. Ababyeyi muri he rwose turishimye cyane. Ikirenze kw'icyo baracyari kuyubaka, bigeze hafi rwose kugira ngo birangire, hasigaye gato. Ariko umwanya bitarakunda, nyakubahwa Perezida wa Repubulika yaduhaye ambulance tuba twisunga mu mwanya bitarakemuka. Turayifite hano idufasha. Hagati aho dufite amavuro poste de santé. Kuhagera inka ndayorora, inka irabyara, inka ndayikama, inka nanjye maze kwikama ndetse noroza n'abandi. Maze kuboroza, izisigaye zimaze kuvuka nagerageje kuzigurisha. Zigurishije niteje imbere, mbasha kurihira abana amashuri. Ubu mfite abana 4 barangije amashuri, mfite n'uri muri kaminuza kubera imiyoborere myiza ya Perezida wa Repubulika. Maze abana bari kwiga babashije gutunganya igishanga nk'uko nyakubahwa abivuze honorable. Iki gishanga cyarashariraga, ariko bamaze kugeramo, bamaze kugitunganya bagashyiramo imvaruganda ndetse n'ishwagara. Byabaye ngombwa ko nanjye mbonamo amaterasi. Iterasi nyibonye narahinze, mbona ibyo kurya, ngaburira abana ndetse n'ibiryango, ndetse nshora no ku isoko. Ubu ngubu meze neza, murabibona. Inka nabashe kunywa amata ndetse nkamira n'abandi. Ubu ngubu mituweli nta ukiza mu rugo wanjye kwaka mituweli, sigaye nibwiza ngatanga mituweli. Ibyiza nyakubahwa Perezida wa Repubulika tugejeho ni byinshi. Nanjye icyo niyemeje mu byiza yampaye n'ibyo nabonye, niyemeje nanjye gufasha abandi banyarwanda. Ubu kuvuga ngo abana bacaracara mu muhanda batagira ababyeyi, abana b'imfubyi, nanjye ndabakira nkabashyira mu rugo, nkabagaburira nkabashyira no mu mashuri bakiga. Icyo ni igikorwa nagezeho. Uyu munsi rero Kagame we hanutse kandi arashoboye, ntituzamutererana mu guteza u Rwanda rwacu imbere. Aho niwe nta wundi. Banyakubahwa, ntabwo navuga byinshi cyane kuko ibyo yakoze ni byinshi, kandi ntabwo ari njye nyine yabikoreye gusa. Abanyarwanda bameze nkanjye barahari. Uyu munsi ritoto mumbonana, nagombye kuba maze gufata akabantu nkaba ndi kunama, ariko ndi umusore, ndabasha kwambara ikote, ndabasha guhagarara mu ruhame nkavuga, mwanantuma nkajya n'ahandi nkavuga, kubera nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Turamushimiye rero, tuzamutora 100%. Niwo muhigo wacu wa Bweyeye. Uyu munsi ntabwo nabona ibyo mvuga, ntabwo nabona icyo nanjye nicyo nsorezaho.
uretse ko abandi nabo basigaye nabo ndababwiye ngo bihangane kuko nyakubahwa Kagame wabashe kuzana umuhanda akazana bira byose mwavuze ibisigaye azabikora nabo bitarageraho bizabageraho murakoze.